ubu rero hari abantu nshaka guha ubutumwa, caguha ubutumwa abantu bitwa aba Pentecote Adepr, bayoboke b'itorero Adepr. Ushaka kwimenyera amakuru ukavuga ko uzamenyera kuri YouTube, aho bazagutuburira pe, bazagucanga. Itorero ryarimo abantu benshi badakora, badahinga, badacuruza, bari batunzwe gusa n'amaturo, imisanzu bakwaga, bari baranze gukora, baranze guhinga, baranze gucuruza, baranze gupagasa, ahubwo bigira gupagasa mu itorero rya Adepr. Abarimwo baje guhangira iki? Imirimo y'ubujura, yo kwiba abantu. Bari barashinze ibyumba by'amasengesho mu ngo, mu dusozi, mu mashamba, mu birwa, yemwe mu mirindi, birirwa biti gisanga Imana iravuze ngo ngivuganye nabo, ngo ngitubwiye guca, gizabagira neza, kandi atari byo. Ngiye ikintu nisabira abayoboke ba Adepr, abo bantu ni mu bimamayira, kuko banze kumvira amabwiriza y'itorero, banze kumvira amavugurura, bo babonye nyine ko bavumbuwe, batangira kujya bavuga itorero nabi. Hari abapasitoro mubona, hari ababwiriza butumwa, hari abarimu batazigera bagera ku irembo ry'ijuru, babeshe, bavuze ibinyoma kugira ngo haboneke amafaranga menshi. Samaturo ko abaga menshi, ni mwubaka amashuri n'ibitaro, mukaguma ku bitaro bimwe bya Nyamata, bya hopitali Nyamata, ko mutagize bibiri, ko mutagize kaminuza, ko mutagize za segonderi nyinshi, kiziri hari zo za kera ku bamisiyoneri bazanye, izindi amaturo mwatuvanagamo yose yajagaye. Mwarangiza mukabagambanira, kaza n'abandi mwigize ngo muri banza uratorero muri abo kuri zahaza, ngo ndagaswe ndabemeje abaginga, ngo iki kiganiro kiragira views nyinshi, ngo ndagaswigigi ndabemeje, ngaho mu nyumvire, ngarabemeje. Bayoboke ba Adepr, ntabwo murabo kwemezwa n'ingegera n'amabandi, ntabwo mwuka baramanukira no mu muntu uvuye kunywa icyuma cyangufu. Mwe gukomeza kubeshwa n'abatekinisiye n'abatubuzi bigize abahanuzi kuri za YouTube. Ntabwo Imana ihanurira kuri YouTube, ntabwo Imana ihanurira kuri YouTube, nta nubwo Imana ivugira kuri YouTube. Inshuti bakundwa, inshuti zanjye, abakurikira Umwero TV, ndabasuhuje mwese, abari hano mu gihugu cyacu, mu ntara zigize u Rwanda enye na 5 umujyi wa Kigali, ndetse n'abari hirya no hino ku isi, abadiaspora, abanyarwanda, bavandimwe mwese, abanyarwanda muri hirya no hino, n'abari mu gihugu hagati imbere, mwese ndabasuhuje. Muraho neza? Nimugire amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge. Ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994, tuyirandurane n'imizi ya yose, tuyitwike, ishe, ikongoke ubuziraherezo. Nimugire ubukire, tubukoreye dufatanyije twese hamwe kandi vuba. Nimugire umutekano, buri wese abijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe, dukumira icyaha kitaraba, duharanira kurwanya ruswa n'akarengane. Amashi ngo kaci kaci.
muri indamukanyo harimo ijambo rigira riti ubworoherane, cyangwa se harimo ijambo rigira riti ubumwe. Harimo n'irindi jambo rigira riti dutangire amakuru ku gihe. Hakabamo n'irindi jambo rigira riti buri wese aba ijisho rya mugenzi we. Hakabamo n'irindi rivuga ngo dukumira icyaha kitaraba. Hakabamo n'irindi rivuga ngo turwanya ruswa n'akarengane. Ariko hakaba n'irindi rivuga ngo nitugire umutekano, ariko ngo n'ubundi abagenda mu modoka mu binyabiziga hirya no hino mbega tugende neza twitonze tugereyo amahoro. Izo ni impanuro nziza ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa intore izirusha intambwe, umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu. Mbega umugaba w'ikirenga ugabye ingabo, abagize umutekano bose, ari we nyakubahwa Perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame. Ni mumumpera amashi abakurikiye Umwero TV, ni mumumpera amashi kuko ayo mashi arayakwiye. Muyamumpere rwose umubyeyi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Dogiteri Paul Kagame. Mu minsi mike azaba na porofeseri kuko byose arabikwiye kandi byose asa nabyo, kuko arashoboye. Ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere, kandi turi kumwe nawe. Nta muntu uzadutera ubwoba, nta muntu uzamutuka twumva, nta muntu uzamurwanya turebera. Tuzahangana nawe kandi tuzamutsinda. Rero mwongera nkababwira, ndacabasuhuza, mwongera nkabasuhuza ati mukamasimwe, Imana ishimwe, Yesu ashimwe, haleluya, amina. Yemwe simbasuhuje, simbaramukije abakurikiye Umwero TV bari hirya no hino mu Rwanda, yemwe no hanze y'u Rwanda, bagiye gupagasa. Kandi abagiye gupagasa n'abari hano mu Rwanda, n'abagiye kwiga, n'abagize ute, mwese muri zindamukanyo nababwiye ngo nimugire ubukire. Ngariko ngo kugira ubukire ngo ni ukubukorera, kandi ngo dufatanyije twese hamwe kandi vuba, nta kuzarira, igihe kiri kwihuta. Kandi gukira ni byiza mw'abantu, gukira ni byiza. Burana Bibiliya irabivuga ngo umunyabutazakena, ngo umunyabutenga azahirimbira. Gukira ni byiza, duharanire gukira, duharanire gutera imbere, nta gusubira inyuma. Ubu ngiye gusubira inyuma ntabwo bishoboka. Oya, ngomba gutera imbere byanga byakunda, ibyumviro byanjye byose nkabigeraho, nta mpamvu yo gusubira inyuma. Kandi ndashimira n'Imana ijya umugisha, kandi nanjye ikamfasha, nimfumbate igipfunsi nkagipfumbatura, nkagira abo ngabana nabo cyangwa se abo nsangira nabo. Ibyo ni byo Imana ishaka, kuko ntabwo Imana ishaka ngo uhore mu rusengero buri munsi, mu misozi muki.
kandi umuririmbyi yararirimbye ati kuja mu ijuru tuvuga samadini oya, kujya mu ijuru tuvuga samadini oya, kujya mu ijuru tuvuga nukwihana ibyaha byawe. Undi arongera aravuga ngo dushaka imirimo izagenda iduherekeje wa munsi tuzaba tutakiri mu isi dutabarutse. Ese iyo mirimo izagenda iduherekeje ni iyihe? Ni iyihe? Barahabazi ngo ni ukwirirwa mu makorari bari kuririmba bari gusirimba, abandi bakavuga ngo ni ukwirirwa ari abadiyakoni cyangwa abapasitori cyangwa abaki, abandi bakavuga ngo ni ukwirirwa mbega badasiba gusenga buri wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Oya, iyo ntabwo ariyo mirimo izagenda igize ute iduherekeje. Mwibuke yandamukanyo cyangwa se yamvuga ivuga ngo ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, ngo umwuka nawe ati ye baruhuke imihati yabo, ngo kuko imirimo yabo myiza igiye igize ute ibaherekeje. Sibyo? Maze undi muntu waririmbye agakorasi keza maze aragatira maze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, umwuka ati yego baruhuke imihati. Aha, ye iyo mirimo rero izagenda ibaherekeje ntabwo ari bya bindi mwirirwamo muri kuzuzwa, muri bamwe muri gutekinika ngo Imana iravuze itavuze. Oya, ahubwo imirimo izagenda iduherekeje ni ukujya mu bitaro ugasura abarwayi, ni ukujya muri CHK mu bitaro ahantu hose wegeranye nabyo, ni ukureba wa mukene ukennye, kuko no muri Bibiliya harimo ijambo abakene. Ni ukugenda muri Bibiliya harimo n'ijambo rivuga ngo ibimuga. Mu Rwanda ho turahindura tukavuga ngo abafite ubumuga gutyo. Ni ukwegera abo bantu tukabaha intege, tukabaha imbaraga. Niba afite akantu yananiwe ukamwakira, niba urabona buraye ukamukoreramo mugasangira. Ni ukureba abapfakazi batagifite imbaraga badashoboye tukasangira nabo. Ni ukureba imfubyi, ni ukureba impunzi zahunze ahantu, ukabona umuntu yarahunze yavuye mu bye dore hari igihe mu matorero hanyuramo akantu ngo nidufashe impunzi, ugasanga bamwe muri kwifata. Iriya niyo mirimo myiza, ugasanga amaturo niyo mwatuye menshi, gufasha impunzi cyangwa ituro ry'abakene cyangwa ituro ry'abatishoboye ryabaye ritoya. Oya, ntabwo Imana ishaka amafaranga menshi. Gutura biremewe, ariko mwibuke ko imirimo izagenda iduherekeje ni ibyiza mwakoreye abantu batishoboye, badafite imbaraga, batenebutse. Mwibuke ko Yesu hari umuntu ngo yabwiye ari guhana cyangwa ari kwinjiza abantu mu bwami bwe, aramubwira ati weho subiraho ntabwo nigeze ngumenya. Undi aramubwira ati se utamenya ntabwo naturaga amaturo menshi, ntabwo nagiraga iki, ntabwo natangaga icyacumi, ntabwo nagiraga iki. Yesu aramubwira ati nje nawe nigeze kuza iwawe unyirukaho, wanga kungabira, wanga kucumbikira kandi nshonje. Wa muntu arabwira Yesu ati mwigishwa nabikoze ryari? Wa muntu nako Yesu aramusubiza ati wa mukene, wa wundi wari ubabaye cyagiye wageze iwawe ukamwirukaho n'umuhe, burya yari nge. Sohoka sinkuzi. Rero abafite iryo banga muri komereho, abafite ibanga ryo gukorera Imana, mufasha ababaye, abapfakazi n'imfubyi, abakene, mbega iryo banga ni muri komereho. Ntabwo leta ariyo yonyine ikwiye gufasha,
kudufasha abatishoboye. Ntabwo leta ikwiye kwikorera umutwaro yonyine, tugomba gufatanya nayo. Abanyamadini, amaturo dutura ni ukureba kure mukamenya ngo abakene babarimo muri mwe bite byabo, babayeho bate. Ntago ndatinda, mba ndi kubaganiza, turi guhugurana kugira ngo iyi si, uru Rwanda rwacu dukomeze turwubake neza, twese turi abasirimu, buri wese abe ijisho rya mugenzi we. Erega muje mumenya ko buriya umunyarwanda wese ahari akagera ni maneko, ni intelligence. Kureba aho biri gupfira ukagira ngo ukabwira umuyobozi ukwegeye hariya, ubwo ukaba watanze amakuru ku gihe, igihugu cyacu kigakomeza gutera imbere, kigakomeza kugira umutekano wuzuye, kuko gifite leta nziza, leta y'amahoro, leta y'umugisha Imana yaduhaye, iyobowe n'umubyeyi wacu mwiza cyane, umubyeyi cyubahiro, umubyeyi Imana yaduhaye, Dogiteri Paul Kagame. Ubu rero hari abantu nshaka guha ubutumwa, abantu bitwa Abapantekote Adepr. Abapantekote Adepr, itorero ry'umwuka wera, itorero ryiza cyane, itorero ry'amavuta, itorero umuntu ageramo agataha anezerewe, ariko anezerwa cya gihe iyo mutamwibye, burya habaga igihe habagamo ibintu bimeze nk'ubujura, ariko turashima Imana ko biri gucikamo. Ariko nubwo biri gucikamo, twitonde. Abantu bari bafite iyo ngeso yo kutwiba cyangwa yo kwiba abakirisitu, abapantekote ntabwo bicaye, barashaka kuguma gusakuza kugira ngo bakomeze batwibe, ariko twarabavumbuye ntabwo bazadushobora, sibyo? Abayoboke ba Adepr rero, mbivuge nitonze, icyo mugomba kumenya nuko itorero ryabo cyangwa se ryacu rifite abayoboke benshi, kuko niryo rikurikira Gatolika. Rero ni itorero ririmo abantu benshi kandi badahuje, kandi ririmo abantu bafite imitwe myinshi myiza, imibi. Harimo abaje kwihishamo, gasanga umuntu yaje ngo kwihana kandi afite ibyamuzanye. Inzara yamukubitiye hariya hepfo, cyangwa yatuburaga ari igisambo kabombo, yabona polisi y'igihugu yarabaye maso, akiga iyindi mitwe ati reka nje mwarira torero rya Adepr ho bahumye, harimo abahumye benshi. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo tugihumye, twarahumutse. Noneho ngenda nihane, nimara kwihana ngiye mvuge ni nabaga mu biraro, nabaga hehe, none naje, kandi naje ndi kuzuzwa n'umwuka wera. Haleluya! Gatangira maze namwe mukumva ngo mwabonye umuyoboke ukaze ngo wavuye mu byaha koko,
maze yarangiza akavuga ngo n'Imana maye ururimi rusha ezo kopeteke ya dabatakaya. Aye wewe, ubu se ko nje mbivuze ngo ozopeteke ya dakatakaya, hano baje barirwa barababesha. Mweme tuzi ko umwuka wera ahari, kandi tuzi ko Bibiliya yavuze ko muri icyo gihe abantu bazarota, bazavuga indimi nshya, bazahanura, bazuzuzwa. Ariko se ni buri wese uko yishakiye? Nuvuye kunywa icyuma, nuvuye kunywa icyuma cyamwishe mu mutwe na ka mitsingi kamutogosheje mu bwonko, aze yivuge ngo zotokope ya diki ya bakata kavata ya bidisitisiti piraziti. Hariho n'abavugagamo ugasanga bavuzemo abayisilamu, ugasanga bavuzemo indimi, ugasanga bivuzemo n'amazina yabo. Ibyo rero ntabwo ariko tukiri. Rero itorero rya Adepr ryari ririmo abantu bameze nakwita nk'abatekinisiye benshi, abatubuzi benshi, kubera ko bagendanaga n'ubuyobozi bwagiye buriyobora. Muri ubwo buyobozi habaga harimo abantu badakijijwe neza, hakabamo n'abakijijwe neza. Abadakijijwe neza bakavangira abakijijwe neza. Barangije rero bashinga ibintu bimeze nk'amakipe, ngo ibyumba by'amashengesho, ngo mu butayu, ngo mu za hehe, nuko bagatangira ubutubuzi koko. Itorero rya Adepr rimeze neza, rifite amahoro, rifite umutekano, riratuje rwose. Bayoboke b'itorero Adepr, ushaka kwimenyera amakuru ukavuga ko uzamenyera kuri YouTube, aho bazagutuburira pe, bazagucanga, bazaguha n'ibitari byo. Abantu barishakira views, ntabyo muzi mwewe abayoboke ba Adepr. Ni ukubona umuntu yashize kuri YouTube icyapa cya Adepr, zona na umuvugizi nyakubahwa Ndayizeye Zayi yashizeho n'umwungirije, maze akandika ngo muri Adepr byacitse byakomeye. Bikomera he? Bikomera he? Kibina ari amahoro, ko ari kugira ngo ufungure umwihera amafaranga. Rero ari ahantu nanditse kankashake nitonze, ariko mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, si byo bayoboke ba Adepr. Rero ryari ririmo abantu benshi badakora. Itorero ryari ririmo abantu benshi badakora, badahinga, badacuruza, bari batunzwe gusa n'amaturo, imisanzu bakuraga mu bakirisitu. Urumva? Wasangaga babeshejweho no gutekenika, mbega bakishingira n'ibyumba by'amashengesho. Hari abo mbabwiraga bameze nk'ababaye, ukabona nk'umuntu ngo yabaye umunyamashengesho, yabaye nk'umuntu utagifite ubwenge, yabaye nk'umuntu wagize toroma, wahahamutse, usanga wagize ute. Ukabona abantu bamwe mu maso bameze nk'abasinziye, ntacyo bakikorera, ntibagihinga, ntibakibagara, ntabwo bacuruza, ntabwo bagize ute. Mbega ngo ni ukwirwa mu byumba by'amashengesho bari gutekenika abanyarwanda, bari barangiza ngo ng'Imana iravuze ngo Adiriane nkuhaye umugisha w'umanye ivuka, nkuhaye imodoka 10, n'ubundi Imana izazima. Ntabwo ikija kuzima bikunyujije, manza wisabira izawe mbere y'uko unsabira. Ndakwiyamye. Tetema itigise. Nababwiye ko Imana ntabwo ivuga ari uko abanje gutetema, kwitigisa nka dendo, oya.
kandi nabwiye ko umwuka wera agira gahunda kadapfa gutetemera mubonetse wese, kwitigisa mubonetse wese. Ntabwo umwuka wera apfa kumanukira ubonetse wese, ntabwo umwuka wera apfa kuza ngo amanukire no muvuye kunywa ibyuma, no muvuye kunywa kanyanga. Baranze gukora, baranze guhinga, baranze gucuruza, baranze gupagasa, ahubwo bigira gupagasa mu itorero rya Adepr. Abarimwo baje guhangira iki? Imirimo y'ubujura, yo kwiba abantu, kuza ugatekenika ukitigisa ngo Imana iravuze ngo tanga miliyoni, ngo niho urabona iki? Umugisha. Umugisha ku Mana ntabwo ugurwa, sibyo? Rero mu by'ukuri abo bantu bitwaga gutyo, abo bahanuzi cyabaye ngo ba evangeliste baki n'abandi benshi, ngo n'abahanzi baravukaga buri kanya umuhanzi yavutse, ugasanga bamwe mu buhanzi bwabo sinzi uko bumeze, kandi buri wese atunzwe no kugira ngo abeho, atari ugusenga cyangwa guhanga, ahubwo yishakira kubaho, sibyo? Rero bakabeshera Imana ngo iravuze kandi itavuze. Ntabwo ibyo byari byo. Bari barashinze ibyumba by'amasengesho mu ngo, mu dusozi, mu mashamba, mu birwa, yemwe mu mirindi, birirwa bitigisa ngo Imana iravuze ngo ivuganye nabo ngo itubwiye guca izabagira neza, kandi atari byo. Yabarangiza ngo nimutura amaturo ngashitse, ngo kudatura amaturo ngo murabona ishano y'amaturo, bakagira ayo bohereza ku rusengero n'ayo bashyira mu mifuka yabo. Rero abo bantu bose bari batunzwe n'iryo tekinika. Amavugurura yo mu itorero yaraje asa nk'aciye akavuyo n'akajagari. Ba bantu birirwaga batubesha, bababesha, babuze amafaranga, bamwe bahitamo gushinga za TV channel. Bya binyoma birirwaga babesha ba Adepr bagiye kuja barabibeshera kuri za YouTube. Baragenda bagashaka inkuru z'ibinyoma, zitari ukuri, z'ibihimbano, bakabarangaza kuri YouTube, ngo bagashyiraho ifoto y'umuvugizi gutyo, nuko barangiza bakitetemeshwa ngo Imana iravuze, bakitigisa, abandi ngo runaka, ngo nyobozi ya Adepr igiye kuvaho, ngo itorero rigiye guhinduka, ngo iki, kandi bishakira views. Mbega bakavuga byacitse kandi ibintu ari amahoro. Rero ngiye ikintu nisabira abayoboke ba Adepr, abo bantu ni mubimamayira, ni inzara ibibazereza bamwe, ntabwo ari bose, kuko abenshi bari bameze nk'ibyigenge, ibirara, birirwa bahimba indimi, bazigira iyo mu buvumo, ngo dore nugera imbere y'iteraniro ngo uzamanze utera agakorasi kavuga ngo umwuka wera aramanuka, batangira kubona Imana. Noneho murabizi ko muri Adepr habagamo umudiho, habagamo na za ngoma na za gitari, maze abana b'abasore mudahemba birirwa babacurangira nimubahembe, maze bakoramo umurya, maze abakirisitu bakanezerwa kuko bazi ko bari kuririmbira Imana, bazi ko bari kwishimira Imana, bazi ko bari kunezererwa Imana, maze wa wundi bya byuma, za ngoma, ya gitari, maze bikaba bimuhaye umwuka w'inyuma, maze akizamura ngo ezo peketeya, ngiravuze ngo nimuceceke, ngo Imana ivuze he? Ko ari tekinika, ni ya gitari yo wa musore acuranze na ya ngoma yo bakaraze, niyo gutetemesheje se.
ko ziri gucurangira Imana, ziri gucurangira bari guhimbaza Imana, bari kukubwira ngo uteteme ubibe. Nuko babonye rero ibintu bitazavamo, bahitamo kuba nk'inyeshamba, kuko banze kumvira amabwiriza y'itorero, banze kumvira amavugurura. Bo babonye nyine ko bavumbuwe, batangira kujya bavuga itorero nabi. Nahabuze ahantu nandi gushaka kubasomera, ariko ntacyo. Batangira kuvuga itorero nabi, kurisebya. Bamwe mujya mwumva birirwa bavuga kuri Adepr, bakirirwa bayisebya, basebya abayobozi bayo, bihanurishwa ngo Imana iravuze itavuze. Hari abapasitoro mubona, hari ababwiriza butumwa, hari abarimu batazigera bagera ku irembo ry'ijuru, babeshe, bavuze ibinyoma kugira ngo haboneke amafaranga menshi, kugira ngo abantu bature amaturo menshi. Ugasanga uzanye ikinyoma cyo kugira ngo amaturo abe menshi. Imana yabatumye amafaranga cyangwa yabatumye intama? Yabatumye gutarura intama zazimiye abantu bagakizwa, ntabwo yabatumye amafaranga. Ariko hari abenshi batazagera ku irembo. Hari n'abahanzi muri kubona muri iyi minsi bari guhura n'ibibazo, ngo bafashwe, bakozi banyoye urumogi, bafashe utwana ku ngufu. Mukabona abo bahanzi benshi, buriya benshi ni ibintu byo mu itorero bagiye babesha, bagahimba indirimbo z'ibinyoma, zo gutukana, zo gusebanya, zo kuvugira ku bantu, zo kugira ute, kugira ngo mushuhe, babashushe bimeze nk'ibyuka. Bari bafite n'abashumba basa nkabo, ariko atari bose. None nibyo bigenda bibagaruka, sibyo? Kumva ngo umuntu wari umuhanzi kabo ari we yateye inda 30, yateye inda 10. Kumva umuntu wari umuhanzi ngafungiwe ngo gutera inda umwana imyaka 17. Kumva umuntu wari umuhanzi uzi kuririmba, ukumva ngo yanyoye urumogi bamufunze. Kumva umuntu wari umuhanzi. Ni rya tekinika riri kubagaruka mwabagamo, mwatekinikaga abayoboke ba Adepr. Mwa pasitoro mwe, bamwe mwakuwe ku mirimo, abenshi murabizi ibyo mwakoraga. Nimubona amavugurura yaje, muyakire, mwe kuguma gutesha abakirisitu ba Adepr umutwe, kuko ni Imana yanyujijemo akayunguruzo. Yari imaze kubabara, imitwe yari imaze kwa minshi. Samaturo ko abaga menshi, ni mwubaka amashuri n'ibitaro, mukaguma ku bitaro bimwe bya Nyamata, bya hopitali Nyamata. Ko mutagize bibiri, ko mutagize kaminuza, ko mutagize za segonderi nyinshi, kiziri hari zo za kera ku bamisiyoneri bazanye. Izindi amaturo mwatuvanagamo yose yajagaye. Ko nangwa na kagasaza kitwa Usabwa Imana kazamuye Dove Hotel, kari n'uwitwa Sibomana Yohana, bakiga iyo mishinga. Mwarangiza mukabagambanira, kaza n'abandi mwigize ngo muri banza uratorero muri abo kuri zahaza. Twarabavumburira yo mwibye mwibayo. Ubitoro rya Adepr rimeze neza, rifite amahoro, riyobowe neza, nta bujura. Rero iyo numvishe ngo umuntu w'umuhanzi waririmbaga neza akagira ute ngo yafunzwa zira gusambanya akana k'imyaka 16, birambabaza. Ariko ntabwo ari abo bahanzi gusa pe, ntabwo ari abo bahanzi gusa. Burya mwaba pasitoro mwe, namwe mwabahanzi, abijuru ryasibye ni benshi pe. Mu bapasitoro murimo rwose, ari birirwa bakora ibyo bintu bibi byose rwose. Umuntu akabwiriza, akavuga ijuru, akitigisa, akavuga ijuru rwose, akarivuga yeruye, akatetema, akagira ute,
ariko yarangiza akaja kunywa icyuma, akaja gusambana mu roji, akaja gutera agakobwa inda, akaja gutera umudiyakoni. Hari abantu menshi mwitwa pasitoro n'abavuga butumwa b'Imana itazi bijuru ryasibye kare, ahubwo mukwiye kugarukira Imana. Mukwiye kugarukira Imana. Ngewe ko ndi umukirisitu ko ntari umupasitoro, nta ndi umupasitoro, sindi mwarimu, sindi reka da, sindi umuvuga butumwa. Ngewe ndi umukirisitu, kandi ubukirisitu bwanjye ntabwo navuga ngo ndi umwere, ndi umunyabyaha rwose. n'ubu ndabivuze ndabyeme, ndi umunyabyaha pe, ntawe utakosana. ariko kandi nangwa nanjye nkoraga ibyaha, nitwa umukirisitu, nitwa ngo ndi umukozi w'Imana. None ko wafashe Bibiliya ukavangura umukozi w'Imana, ukita bishop, ukita apotre, ukita mushumba, ukita pastor, ukita warangiza ukaja kubesha abayoboke, ukaja gutekinika, ukaja kwiba, ukaja gukora bya bindi. Kandi ngewe ntama uratuma nkureberaho mvuge ni none sinanuzi twigishaga na pastor ko byamuyobeye. Rero abo bose kuko babuze aho bongera kwibira mu nsengero bibiragamo, batubesha ngo Imana irabatumye, baturimanganya. Abagore benshi murabazi birirwaga bazenguruka mu midugudu n'abakobwa bari kuzuzwa ngo Imana iravuze, kandi itavuze bayibeshera kugira ngo bakunde dukuremo amafaranga. Mwabayoboke mwe gukomeza kuba nk'abana, mumenye ubwenge, abana banyu bige, mutanga amaturo, mukorere itorero, mukorere igihugu, sibyo? Itorero ryubake, kuko itorero rikomeye rigatera imbere ribaga na leta itera imbere, kuko itorero ni leta. Abatandukanye itorero na leta baribesha, kuko itorero rikorera mu gihugu kiyoborwa na leta nziza. Rero ntibazongere kujya babaha ibinyoma ngo mwemere ibinyoma. Saba bose mubona baba pastor bari kumanza bavuga ngo ni ba pastor, abandi bakamanza bavuga ngo ni banuza, bakavuga ngo basengera muri Adepr. Baba bababesha, benshi barabahagaritse, benshi bamwe barihagaritse, babona ko ubuteka mutwe n'itekinika ryabo ritakemewe, batabona aho barinyuza mu nsengero za Adepr, bahitamo kuja kuri YouTube. Rero none bari kubamarira amafaranga, mukirirwa mubareba mubumva babayobya, bijya bimbabaza. Bamwe siko twirirwa, bamwe ko mbazi. Nababwiye uherutse kubesha kuri YouTube, turi ahantu bakunda gukorera ibiganiro ikagugu, maze arabesha, nge ntago nkunda kuvuga abantu amazina, maze aravuga indimi ngo zokotobogotobo, aratogota we, maze arangije ngo ndagaswe ndabemeje abaginga, ngo iki kiganiro kiragira views nyinshi, ngo ndagaswigigi ndabemeje, ngaho munyumvire, ngarabemeje. Bayoboke ba Adepr, ntabwo murabo kwemezwa n'ingegera n'amabandi, murabo kwemezwa, murabo kubwirizwa ubutumwa n'ijambo ry'Imana n'abashumba babyemerewe, babayobora ku maparuwasi, abavuga butumwa beza bazwi muri Adepr, bafite ibyangombwa. Abo bose nibo mugomba kumva, abo bandi mubime amayira. Rero nizimbye mu magambo, impuguro nabahaga, ubundi nzagaruka nateguye ijambo ry'Imana neza nzi no kurisoma. Ariko ndabwira abapasitori ngo nimubwirize mukoresheje ijambo ry'Imana. Bibiliya yera, isezerano rishya rya kera birahari, mureke gusoma ijambo rimwe ngo mwirirwe mubesha abaturage mwitetemeshwa. Kuko nababwiye ko Mwuka Wera agira gahunda, ntabwo Mwuka Wera amanukira no mu muntu uvuye kunywa icyuma cyangufu. Ingufu iba yaguhaye ingufu koko, warangiza ukaza ugategesa ugatetema, ngiravuze itavuze. Nanje ubu ntetemeye hano nkagira ngo iyi ntebe nayivuna da, nabyigirishwa nkayivuna. Ariko Umwuka Wera aje akansanga,
ndi mu masengesho ansanze by'ukuri nakuzuzwa by'ukuri, ntabwo nakwitetemeshwa. Rero itorero bayoboke ba Adepr bagenzi banjye, mumenye ubwenge, mwe gukomeza gufatwa nk'injiji, mwe gukomeza kubeshwa n'abatekinisiye n'abatubuzi bigize abahanuzi kuri za YouTube. Ntabwo Imana ihanurira kuri YouTube, ntabwo Imana ihanurira kuri YouTube, nta nubwo Imana ivugira kuri YouTube. Bari kumanza baje kunywa ibyuma, bamara kurega gatuza bakaza mukabareba ngo bari kubwiriza. Na wapi nimubona regionali yaje kubwiriza kuri YouTube, muzamenye ko ari regionali koko. Nimumenye ko ari umushumba nyamushumba, muzi ko yabaye n'umushumba regionali, mukabona ari kubwiriza kuri YouTube, muzamenye ko ari kubwiriza by'ukuri. Ariko aba bandi muje mubona benshi, bamwe nukwagara kashi, n'abarya sete gusa. Ngo uyu munsi ndakora ikiganiro kiratuma mbona views, ngo ngire monetize, ngo bame monetize, maze akagenda akabihimba ibyo arakora, agahimba ibinyoma. None babanuzi mwirirwaga mwumva bari guhanura, ni bari gufatwa bakagera mu rukiko bagahakana. Si muri kubyumva bakavuga ngo narabeshaga, ngo mumbabarire ntanzongera. Si mubyumvaga? None mwamenye ubwenge. Itorero rya Adepr rihagaze bwuma, rimeze neza, rifite abayobozi beza, rifite abasenga, rifite abanyamashengesho, rifite abayoboke beza, abavuga butumwa beza, abarimu beza, pasitoro beza, abaregionali beza. Abo ngabo n'abari bo mwumva ibyo bababwira, abandi bo kuri za YouTube ni ibinyoma gusa. Murakoze, murakarama, naho ubutaha.